kubikora. So for me it is accountability and responsibility for me, it wasn't charity. Ariko of course kugira ngo ibyo bintu bijye mu buryo umukobwa niwe ni support y'umukobwa ugomba kubona. So Shanitah ni umukobwa ucishije make, ntiyigeze yifuza ko atwara mu nkiko rena nk'uko contract bivuga. Yagerageje kugoragoza, areba hirya no hino, ajya kwa ambassador, tujya Tanzania, areba ambassador wa hano, aragerageza uko ashoboye. Ngira ngo ninjye muntu wamubwiye kuva nko mu kwa gatanu, ndibaza mu kwa kane gutyo, kurumva umugabo nge nari maze kumumenya. Urumva iyo ugiye muri business ugakorana n'umuntu urabimenya umureba kuntu. By the time competition yagiye kurangira already ubona ko buriya ntago ari ko abantu bose bakora business baba bafite integrity. Ntago rero kuva nari nabonye ko integrity dahari, ngira ngo no kugira ngo tuveyo Shanitah byonyine asinye contract twamaze ibyumweru 2 dusaba ubuyobozi kugira ngo dufashe umukobwa signing a contract kugira ngo azahabwe ibintu bye. So rero twese ari we yanansabye avuga ati rero Rena hari uko arimo kumvugisha na ambassador tubirimo, avuga ati noneho nibijyanga nakundi reka twihangane nihangane ndebe. By the way niwe wasabye kwihangana kandi ariwe wahuye n'ikibazo. So she's a very very calm woman. Biranga bigezaho twese tubibona uyu munsi byanga, duhitamo kuvuga tutireka dufatanye kugira ngo executing inshingano zanjye nka Vice President nuko Shanitah yagomba kwemera ko turi butanga ikirego. So twese rero tumaze gufatanya, tubonye byanze n'abayobozi batugira inama yuko tugomba kumurega, kuko nk'ubu ngubu ntagashobora no kongera gutegura irushanwa. Ninjye no kuritegura nzaritegurana n'undi muntu kuko he lacks integrity. Ubuyobozi mu gihugu cyabo ubwabo baramuhagaritse, ntagashobora kongera gufatanya nanjye. So igihari nuko bemeye kudushyigikira, ubuyobozi bwemeye kudushyigikira, Shanitah nawe yemeye ko twatanga ikirego. Ubu cyo tugiye gukora ni ugufatanya ngewe nawe, then tugatanga ikirego tugakurikirana kugira ngo ibihembo bye biboneke. Nongere mbasubize, sindimo kubikora ko Shanitah ari umunyarwandakazi. Icyo nacyo it is value in addition, ndabikora as responsibility. Niyo mpamvu ngira ngo urebye nicyo nasobanura kubyerekeranye n'ibyo ngibyo. Alright, urakoze cyane kuri ibyo bisobanuro. Rekana n'abashimire kandi babwire ko urwo rugendo mufashe nk'abakunzi banyu nk'umuryango mugari turabashyigikiye kandi tuzababa inyuma nicyo muzakenera cyose. Ndavuga ibyo muzadukeneraho cyose turahari kugira ngo tubasupportinge muri uru rugendo mufashe rutoroshye rwo kwerekera inkiko kujya kurega uriya muntu wa utarababaniye. So nkuko nabibabwiye, njye nafashe umwanya wo gukurikira uyu Mutesi Jolly nubwo we yari muri business, ariko abantu mwe yahuye n'uruva gusenya, yakoranye n'umuntu utaramubereye imfura. Mutesi Jolly aho kugira ngo akomeze business asigara rwana nuko izina rye ritasenyuka bitewe n'umuntu bakoranye, kandi yabyitwayemo neza. Nari basobanuye ejo muri space kugeza naho n'abana mbere yuko babona indege zibacyura Mutesi Jolly byabaye ngombwa ko yishyura itike y'indege. Nari basobanuye ntabwo amakuru nayahawe n'umuntu wese nayivaniye muri Tanzania. Yageze naho abishyurira hoteli bitari mu nshingano ze kuko ntabwo yari afite andi mahitamo, ariko yabyitwayemo gipfura, abyitwaramo kinyangamugayo, arabikora kandi bigenda neza. So hari Mutesi twateye amabuye tumubwira ko agomba kugira uruhare umwana akabona imodoka. Hari Mutesi twavuze ko yafatanyije n'uriya mugabo kuri manganya imodoka y'umwana. Ibyo twabitwerwaga nuko tabonye amakuru. Avuze neza cyane simfite aho nza guhera mubaza ibibazo kuko ngiye ibibazo byanjye nari mfite byari ibyo kumubaza. Inshingano zawe nka Visi Perezida nirengagize ko wafashe ko wahuye kwakoranye n'umuntu udashobotse. Kuki udafata inshingano zawe nka Visi Perezida? Umwana wari mu irushanwa ryawe akabona ibihembo bye, ariko abikliyarinze neza ati ibyo ndi gukora ndi kubikora nka Visi Perezida, ni inshingano zanjye gufasha umwana wanyuze mu irushanwa nari nyoboye akabona ibihembo bye.
ndamushimiye cyane ko azi inshingano ze kandi izi inshingano ze akumva ko ari capable kuzisoza. Ntabwo nubwo byarangiye ntabwo yigeze yibagirwa inshingano ze. So ntabwo tuza gutinda muri space nkuko biri mu byumva. N'urugendo aba bana babiri bafashe b'abakobwa ko kujya mu nkiko, bakeneye support yacu. Iyo amasengesho nuko bagiye mu nkiko tugomba kubasabira, abasenga mu basabire barangire bagende baveyo amahoro. Ngiye kubwanjye nuko umuntu yatanategereza ko inkiko zibaho no kujya kuburana agatanga ibihembo by'uyu mwana, tukabona uyu mwana yabonye ibihembo bye nkuko bikwiye. Kandi na Mutesi Jolly ndakomeza kukubwira ngo courage, ukomeza guhatana kigabo kugeza igihe uzabonera ibyo wahombye muri ya rushanwa nirikomeza kubaho. So ntabwo tuza gutinda. Ese Jolly, hari ubufasha bwacu mukeneye nk'abantu babari inyuma muri uru rugendo mutangiye rwo kujya mu nkiko? Ubufasha bw'abamukeneye kuri twebwe n'ubuhe? Urakoze cyane. Ngira ngo generally nabufasha n'ubundi nasaba really uburuta ubungubu, kuko inshingano zanjye ntabwo I am the perfect size to fit the right shoe. Ntabwo icyimbo cyanjye hari umuntu wagihagararamo. Nta inshingano zanjye zirandeba because I have a contract. Ninjye zireba nta wundi muntu zireba. So no kuvuga ngo icyo twasaba generally nibwira ko navuga byonyine even the understanding as much as buriya twebwe uri umuntu uzwi bisanzwe, abantu baba bafite ukuntu bavuga ibintu n'iki, ariko integrity and truth has to always prevail. Buriya ukuraho kuba kuri niyo umuntu wamusize ibyondo cyangwa kore ngira ngo super glue nifata ahantu, ariko what the truth is umuntu niyo wamusiga kore iranyerera ntabwo ushobora gufata. So icyo nishimiye nonaha nuko byibuze amakuru ikigaragara ntabwo I'm not an accomplice. Icyo twifuza ku banyarwanda nuko bumva ikibazo bakagira agaciro. Inkiko there's what amategeko ateganya. Inkiko nta kindi zisaba gutanga ibimenyetso, zisaba gutanga fact, wenda n'amasengesho, kuko ntabwo numva ko hari ikindi umuntu yasaba kirenze icyo ngiki. Cy'ingenzi n'abantu kumva, abanyarwanda bakumva, ikindi abantu bakajya birinda gutera imijugujugu batazi ukuntu ibintu bimeze neza. Nta kindi Angela. Okay, ko mushobora kuba mwumva noneho ikibazo ukuntu kimeze, advocacy noneho tukayishyira ku mbaraga aho kugira ngo we tear each other, ahubwo tugafatanya ikibazo tukagikemura, kuko nta na rimwe twigeze duhunga izo nshingano nk'uko bimwe byagendaga bivuga. No, not bimwe mu binyamakuru byagendaga bivuga cyangwa bamwe mu bantu bajyaga bavuga. Generally that's it. Okay, so ngiye ko ikibazo cyanyuma giye ko hanyuma wait second Master P, I'm coming. Mutesi Jolly, bari abantu urabazi, bari abantu bakoranye nabo urabazi. Ese tugire iyihe hope cyangwa tugire icyizere kingana gute ko iyi nzira mwahisemo yo gufata yo kwegera inkiko ishobora kurangiza kino kibazo uyu mwana akabona ubutabera bwe cyangwa akabona ibihembo bye? Ngira ngo nkuko nari nabivuze, when it comes to business cyangwa indi partnership yose, when two people come together for a partnership, there has to be a legal binding agreement. So your agreement iki ifasha rero nuko iyo habaye amakimbirane umugana inkiko, kandi nibaza ko inkiko ziriho kugira ngo zirenganure abarengana. So I have hope, kuko ari ubuyobozi, ngira ngo namwe mwashatse amakuru mwahamagaye mu buyobozi bushinzwe bwari bufite the mother umbrella of the pageant. Bonyine bari on board, bonyine bamukuyemo as my partner, so bari on board, baradushyigikiye twebwe. Icyo bari bategereje nuko dutanga ikirego kugira ngo umukobwa abashe kubona nabo bashobore gushyiramo ingufu zabo, kuko nta kuntu bari mu murengere kandi afite contract, nta kintu bari budufashe muri rusange. So ubwo twese twemeranyije ko tugiye kurega, ikirego kigiye gutangwa,
turizera ubutabera ko buzadufasha kuko ari ubuyobozi buradushyigikiye natwe ubwacu dufite ukuri so nta kintu mbona cyatubuza kugera kubona imodoka y'umukobwa n'andi mezi yatandatu asigaye kandi n'ubuyobozi bubyumva so I have hope because justice is going to prevail. Thank you so much. Okay, tugiye kwakira abantu ntabwo tuza gutinda muri space kuko twaje kwinformera cyangwa kubwira abantu gushyira kuvanaho like igihu byari bimaze iminsi bivugwa so tugiye guhereza abantu ijambo Master P ugiye gufata ijambo tugiye kuzamura abantu babaza ibibazo hanyuma ikiraba gisigaye no gushyigikira aba bana b'abakobwa abashiki bacu mu rugendo bahisemo rwo kujya kurega uriya muntu utaruje inshingano ze kandi umwana w'umukobwa yarakoze ibyo agombaga gukora ntabwo kujya muri irushanwa byari byoroshye rwari urugendo rukomeye afite byinshi yashoyemo yatayemo umwanya yewe yageze n'ahari indirimbo ya Medi mw'abantu mwe umukobwa agomba kubona ibihembo bye. Master P. Yes, Jolly, ngenda banza kugushimira nashaka gushimira yuko iyi campaign ibintu yose byabaye ni wowe watriggerinze this kind of advocacy ye wavuganaga na Erno waduhaye cyangwa wahaye public go ahead yo gusa nkaho twibaza tukakubaza nawe ukibaza ku kibazo cy'uyu mwana ariko dusubire ku kintu kimwe uvuze uti ku ma social media hose havugwa ibintu nibiki ariko urumva nitugatera imijugujugu iki ni kuvuga ngo hari ibintu byinshi uvugiye aho nko ku muntu usanzwe aza hano yaba yarakurikiye avuga ati yes bamwe ukageninga sympathy yabo abandi ukayitakaza uvuga ngo your name is involved your reputation and all that noneho tukagaruka kuri legal binding contract nayo ukayivugaho ariko hari ikintu kimwe uvuze hano cyiza wari gutangiriraho nitumara amezi abiri tubaza cyangwa se uyu mwana w'umukobwa nawe ntamara amezi hafi 10 ari mu gihe yariro ikintu uvuze accountability no yewe ngushimiye yuko at least warowainze your guards as a business owner as an investor muri kiriya kintu ukavuga accountability kuvuga ngo you're ready to settle noneho iyo settlement ugiye kwinjiramo tugize icyo tugusabye utubyiti ngewe rwose nako we turakubaje tudusabye iki uti rwose iyi advocacy mukora nziza of course ugira icyo uyinengaho niki noneho natwe reka ngewe personally umuntu wabaye muri iyi movement kuva yatangiriye ngusabye ese iyo accountability nkuko yivuze hari ukuntu uzayikomeza even from now kugira ngo
Ndagira mbasuhuze mwese muraha, and then thank you Joy for coming to clarify this issue here, and Shanitah mwese. And I'm not gonna go deep for a little bit. I need to ask you a simple questions about the car. Jory, did you knew about the car was not paid a total amount before you guys staged it? Is that all, or you have a second question as well? No. I'm just asking that one. The question I'm asking right now. All right. Ibyo byo kugira ngo tumenye imodoka twabimenye nyuma kwitishyuye kuko akenshi uko nagiye mbaza nkanjye wari ufite inshingano as the vice president, nagiye mbaza ari president mubaza na company ndetse dufatanyije na National Arts Council, urwego rwa leta hari rufite inshingano entertainment cyangwa se n'ibindi bikorwa bijyanye na youth empowerment programs. Tubaza neza iyo modoka, batubwira ko hari amasezerano bafitanye na Rena Events. Of course, maybe it could be the non-disclosure agreement, contract umuntu yagiranye n'undi yakubwiye ko adafite kuntu ari contract yagiranye n'umukiriya we bitakureba, icyo gihe uratuza. Ariko twari tuzi ko imodoka yishyuye hafi, ahubwo pagent nijya kurangira imodoka izaba yararangiye kwishyura ko umukobwa akayitahana. So twaje kubimenya nyuma raho ninsistinze urwego rwa leta yahariya akaba ari bo noneho bahamagara, kuko ngiye bavuga ko yes mfite contract ari inshingano zindeba hari n'ibitandeba. So kuba nabaza amakuru ya contract bafitanye n'umukiriya wabo iyo bayakwimye, icyo gihe nibwo twitabaje urwego rwa Basata, which is the National Arts Council, abari noneho bahamagara Nissan. Ariko icyo gihe already pagent yari irangiye, so tumenya ko imodoka itishyuye. Rero dutangira izo process zo kureba ko umukobwa yasinya contract no kugira ngo turebe ko nizaza. So ibyo byose amakuru twayamenye nyuma. So and you believe that Shanitah was humiliated, ashamed, embarrassed in front of public, because even if you guys are suing this guy or whatever you're suing, it will be defamation from my understanding. And then like I don't know how I can put on this one, because just find a way to put it so that I can also find a way to address it. Exactly. Just don't be sassy. Let me finish what I'm saying. Okay. And my question is, and you said that blaming public about all of this, what happened, your name was not clear, the integrity, and you are my sister, whatever it is, what it takes. Mbabariye tukavuga mu Kinyarwanda niba ucyumva hanyuma tukabasha kumvikana byoroshye. Okay. So waravuze yuko you can speak in English, we will translate niba ariyo wumva uri comfortable with. Like no, yeah, so yeah. Your point can be clear. Exactly. It must be. I will clear this issue, because like you what was it, like you didn't know, right? You didn't know. This is very like it's all of you guys are saying, even with Fati exactly kuchini chimwe, they staged for the car, and you said you didn't know about the car was staged. You are vice president. I'm not attacking you. I'm just need to clarify this one. So, and you didn't know until the car barayimuha exactly on the same day, bamuha imodoka, and then bamuha. All those sagas, like kujya kuifata, kujya kuigura, kujya gutanga amafaranga, mukayimuha, mukayimwaka, mukamubwira ati azayibona, then you didn't know exactly what happened. All of those ntabwo wari involved. Wari involved muri processes z'imodoka byose, or we wari involved mu bintu bindi bitatandukanye n'iby'imodoka? Nagerageje kubisobanura, sinzi niba ndi bikomeze kwisubiramo, ariko generally nuko uko tubibona rwose igihembo ntabwo umukobwa yakibonye.
kandi turimo turashaka kw'igihembo kiboneka. Sinzi ko wenda ndi bubasha kugusobanura uko byumva, ariko I don't think I have the right explanation for what you're asking me. Uko umukiriya yari afitanye contract n'umuntu wa Nissan, yabibareba batagombaga kumbwira igihe nayibarije kugereza aho twinjiriye mu buyobozi kugira ngo bubaze, akaba ari bwo tumenye uko birimo biragenda, akaba ari nabyo byalidinze to all this. Sinzi niba icyo muratanga ari igitekerezo cyangwa se uri murambaza vraiment ntabwo. Jolly, ikuwe kutasobanukiwe exactly where his point is very very short and clear, is like how much of your investment when it comes to knowledge and information of the business, how much did you know? How much, at what point can you be responsible if anything comes out of nkiko bitabaye satisfactory kuri victim of it umukobwa? What's the responsibility can you take? Kuko tumvisha ibintu byinshi. Responsibility what if 50% muri business? Yeah. Responsibility in regards to? In regards of the outcome of this issue, in case she's not satisfied, would you feel responsible? The contract is crystal clear who is supposed to pay the car, and she's here herself. Other than the contract. Oh, no, Master P. Yeah. Master P. Let's go another question. Day to day. Ijambo ni ryawe. Yes, urakoze Godfather, nagushimiye. Reka mfate kandi umwanya nshimire Jolly na Shanitah kuba babashegurira muri space hano bakatuganiriza cyangwa se tukagira ibibazo tubabaza. Nshimire kandi n'abantu bakoze space ikora advocacy kuri ibi bintu by'iyi Miss Africa, kuko ngewe ubwanjye ibibazo nshaka kugira ngo mbase ibibazo bibiri nubwo mwambwiye ngo simbaze bibiri. Yewe nshaka kwibariza Jolly nk'uwari Vice President of iriya arena event, ese ko arena ari we muntu wari uhagarariye wari Visi Perezida wa iriya company, nyuma amaze kumva ko habaye amadvocacy atandukanye mu binyamakuru mu maspace gutya ku ma platform atandukanye y'abantu runaka, nta kintu yaba yarakuvugishije wowe nka Vice President we mwakoranye muri arena event, nta kintu yaba yarakuvugishije byibuze ngo akwereke ko hari ibyo agiye gukora? Ikindi ndakibaza Shanitah, muri space ubwo yararimo ubushize yatubwiye ko hari plan A yatangije cyangwa se yatangiye kunyura muri embassy, akagira abantu anyuraho bagiye bakomakomeye hariya muri Tanzania, akababaza ko abasaba ubufasha bwo hari icyo bamufasha kugira ngo barebe ko baganiriza arena event na president wayo Rena kugira ngo bagire icyo bamufasha. Yabona bidakunda bakaba ari bwo bagana inkiko. Ese iyo plan A yaba yaranze wenda bakaba ari impamvu mwafasha umwanzuro kugira ngo mugane inkiko? Murakoze cyane. Mere ku kibazo cya kabiri nubwo wari ukibajije Shanitah uko nawe yaraza gusubiza, ibyo byose byaranze. We try to solve the problem amicably. Ari Shanitah agerageza no kwihangana, wagerageza noneho ko ansaba ahubwo ko nihangana agahare n'iyo minsi yari yamuhaye na embassy ya Tanzania hano, kugira ngo icyo kibazo turebe ko gikemuka, nikidakemuka tugane inkiko, kandi indeed cyanze gukemuka. So ibi byose rero kuva bigiye hanze ndibaza ari cyo kibazo cyawe cya mbere cyerekeranye nuko twaba twaraganiriye. Dufite group y'akazi duhuriramo, dufite contacts dukoresha tuvugana n'iki. Nta kintu umuntu ushobora guha amezi agera muri 9-10 ntagikemure. Therefore twebwe icyo tubona, there is no way was supposed to, and that is one of the reasons why we've just decided to file the case, kugira ngo ari nanjye bimfashe ko nuzuza inshingano zanjye, ari na Shanitah contract ibe yamurengera. Uko twabyifuje nuko byakemuka mu buryo budatwaye abantu mu nkiko, kuko ibyo nabyo bisaba amafaranga n'izindi ngorane, ariko that is why a contract is always there between parties bagiye gukorana. We have to make use of the contract.
Godfather, hari anonymous question muri DM imwe noneho tugakomeza. Excuse me. Hari anonymous question muri DM yanjye noneho tukabona gukomeza. Aramuntu arabaza ati Jolly, ko bigaragara yuko muzakomeza iyi project n'indi myaka ingahe muri contract yanyu ari gutyo bivuze, ese uyu muntu nabura burundu ko n'ubundi naguzongera gukorana nawe n'inkiko zigafata ubusa, ese uri tayari kuzakomeza muri iyi project ari uko ushatse ukuntu misi wa mbere abona imodoka ye, byaba ari kwikora mu mufuka wawe, byaba ari gukoresha inyungu zindi zo zizava muri project mufite, ariko uwatsindiye bya mbere akaba yayibona, ntibizagume biri aho ngaho ngo dukomeze twubakire kuri cases zidakemuka. Ni icyo kibazo nakigusubiza nk'uko ngira ngo nabivuze nyitangira kuvuga, navuze yuko for me I always believe in integrity, to always vindicate people or to set the record straight. There is no way nshobora gukomeza gukora iriya. You hear me? You broke down but we can hear you. So I always believe in integrity. Niyo pillar numva I can put forward mu bintu byose naba ngiye gukora. Ntabwo naba ndi in a better position ko nkomeza gukora irushanwa umukobwa atarabona ubwabyo. Simamya ko hari n'umuntu wabiha agaciro umukobwa wa mbere atarabona ibihembo bye noneho nawe ukajya go. I don't see myself doing that for sure. All I know and all I have to do is to first make it clear kumukobwa wanza gahabwa ibihembo bye before we even go any further. Once we settle down this case, then I can now even have the grounds to now kuko ndi passionate about beauty pageants because I believe it is one or another to empower women. Ariko ntabwo ibyo byaba ari empowerment. What type of empowerment would I preach if even the previous winner has not gotten their prizes? I'm not in good position to do that before ikibazo cye gikemuka. Thank you. Kandi no mudamu uyibajije, I don't know why you don't get microphones and come and debate when we are having unbalanced gender. No, it's okay. Master P, reka twihute ducunguze uburyo umwete amasaha twihenda abona ari hafi kugira kandi ni byiza abantu bari kubaza ibibazo, ibintu birakenewe kuko ntabwo mudahari. Ntekereza ko n'ibindi byakorwa kandi yaba twese turi kubera mwe. Reka twihute. Ndizihiwe no blessings. Ndizihiwe ukuri wacu Elvis, kandi tugerageze kubaza ikibazo kimwe. Ubu ntabwo twongera gufata ibibazo bibiri. S'il te plaît, twihute. Hanyuma umbabarire, I think I'll be leaving in 10 minutes. I would love ko nagenda ibibazo byibuze mbisubije. Uragerageza kutwongeraho basibe nka 20 kuko dufite abantu batandatu hano. Umbabarire basubize. Ikibazo kimwe ende tuyeze iminota 20. Twagiye blessings, ikibazo kimwe twihuta. Okay, murakoze. Ngiye ikibazo nshaka kubaza Jolly, namubaza no Miss East Africa ijya gutangira government yo muri Tanzania irabizi, noneho iki kibazo cyabayeho nacyo irakizi cyuko ibihembo bitahawe wabitsindiye. Murakoze, nicyo ndashaka kumubaza. Thank you so much. Urakoze cyane. Buriya kuba umuntu afite license hariya ntabwo biguha uburenganzira bwo kujya gukora ikintu. Leta yabo irabizi kuko hari urwego bita BASATA, National Arts Council, rutanga uruhushya rwo kugira ngo event itegurwe. Batanze ubwo navuga ko ari uburenganzira because it was a written statement. So ubwo burenganzira barabutanze, twagiye tu-involvinga East African community, we involve the parliament, twagiyeyo, we involved Ministry of Tourism, benshi bari on board really, so they all know about this issue. Ariyo namamba abantu bose twabaganye bakatugira inama yo kugira ngo turege uwo muntu Rena Events, ari nawe Rena ubu bamaze no kumukuraho ububasha bwo kuba yafatanya natwe cyangwa n'abandi bashaka kubikora. So naho bihagaze generally, nta kintu badufasha mu gihe dufite contract natwe ubwacu tutararega. Alright, thank you. Twagiye ku who is next, hagiye gukurikiraho ukuri iwacu Vazi, ikibazo kimwe hanyuma ndizihiwe twihuta. Thank you, Godfather. Ongera ijwi.
ntabwo nkumva ongera ijwi tukumve. Thank you, Godfather. Mfite akabazo gatoya nabashaka kubaza Mrs. Jolly. Hari ubwo arimo guteganya kuri we nawe yarega muri ampati nawe? Thank you. urakoze cyane. Ngewe biracyafite process, wenda ari ibyo detail nyinshi mutazi. Ngewe byanjye bifite process nayo ubwabyo bishobora gutwara. Alright, thank you. Twagiye ndiziwe. Murakoze cyane ko muno mwanya. Murakoze Godfather, Miss Jolly, Shanitah n'abandi. Njewe nje hano kugira ngo nshimire aba bashiki bacu ko inama nabagiriye n'abandi hano zo kugana urukiko ko ariyo bahisemo. Kugana urukiko ni cyo kintu gishobora kurangiza kino kibazo mu byo mwakora byose, kuko mwaradusobanuriye bihagije. Shanitah yaratubwiye, Jolly yatubwiye, nta kindi kintu. Stage yanyu misigaye nuko mugana inkiko mukegera abavoka bazareba mu byo mufite, ibimenyetso mufite, bazagira icyo bakuramo babikoreshe mu nkiko kugira ngo muwashe kurengaruka. Nicyo kintu gishoboka ku bantu babaza ibibazo nk'ibyo mu nkiko. Inkiko nizo zakemura ibibazo. Icyo ikiriho nuko imodokari izaboneka, byanze bikunze izaboneka. Ikindi ko cyo mvuga merezaho uzagiraho ugira ahantu ugira ibintu byawe bigira, kuko urya muntu mwakoranye neza. Solution ihari ni ukugana inkiko kandi inkiko zikarengana. Nibyo ngibyo murakoze. Urakoze cyane nawe. Okay, urakoze cyane ndiziwe. Tugiye gufata ikibazo kimwe, nizere ko nawe manetse akaganza ijambo. Only in one. Murakoze cyane. Ongera ijwi wa mugabo urumva ukuntu uri hasi n'injira. Murakoze cyane. Ngenda tangira nshimira buri umwe wese nyine uri hano muri rusange. So murabizi neza ko twese ahangaha hari byinshi byagiye bitangazwa cyangwa bivugwa, hagiye havugwa ibihuha hanze hirya no hino. So nkuko uyu muryango nyine turi kuganira dushaka igisubizo cy'uko ibi bintu byakemuka. So ni gute abantu bamwe hanze bagenda bahwihwisa ibintu nakwita ko ari ibihuha cyangwa inkuru zitari zo? Ni gute bari bubashe kumenya noneho umurongo nyakuri n'umujyo turi kugenderamo? Kuko ahangaha buri wese hanze avuga ibyo yishakiye. Ahangaha iki kibazo nta kibazo wenda Godfather cyangwa n'undi wese waba wumva afite igisubizo kizima cyangwa cyaduha umurongo wo kugira ngo dufokasinge cyangwa tujye mu murongo umwe wese wo kuba twashaka uburyo ki Shanitah yazabona ibyo yasezeranyijwe. Murakoze cyane. Wow, urakoze cyane ku kibazo cyiza. Urakoze ku kibazo cyiza, kanyigusubize muri ubu buryo. Twebwe duhaguruka nkuko nabisobanuye tugitangira, ntabwo icyo twifuzaga kwari ukugira umuntu duharabika cyangwa kugira ngo tuzanga dusakuze. Twashakaga